yo bizacamo. Shalawuti she Naribi ariko tuburanyeho. shanye n'ubu ngubu ndiho mu ntegereje kurya tu weva unsange mu rugo dore ndiyicariye ntegereje ko Kadogo ahisha nkirira ariko nanjye mfite gahunda yo kujya mu mujyi tebuka rwose two tunasangiye she ndumva nshaka gusangira iminsi myinshi rega Bizacamo. Papa wanjye bimeze bite? Ndakubona bimeze bite? shana ibintu by'imitima mibi ahubwo se she wabagahe ko nari narakubuze Shanti ni Beragino pe ibintu nk'ibyo pe. Nyine ko nani birenze nibereye ku musigiti turabizi ko ndi shehe kwakira abana bashyashya nyine baje. ariko rero n'ubundi wari usanze tugiye kurya reka tubanze tujye ku meza Nta kibazo bizaca nta kibazo. Twagira ngo nizaza nyamaswa zo muri parike y'Akagera. Impara, amasha, urumva twadusimba tundi byana ryaga nkumva ko ndi inyama ariko ubu ndi inyama iwawe ndavuga ati kwe bizacamo pe Imana ijye imwongerera. reka buriya nta n'ibintu biba birenze njye niyo mpamvu utabona nagiye muri busheri mu gihe gushaka inyama z'ihene cyangwa iz'inka ubonye njye mba nishakira ingurube ku mutima mu maraso Wiki oya nta birenze maze hari n'umukara ubu si yaba ari igitare no wari buvuga ngo nushaka ureke no kundakara dore veterineri yari hanaje yazisuzumye uretse ikibazo ari bite nuko bayibanze nawe urabizi tutajya muri busheri. kandi n'inyama z'ingurube murabizi ko zinuka mu ntoki cyane iyo ugiye utakarabye rwose ibyo ntabwo byakora ariko bose n'ubundi nta kibazo ariko we shehe ubanza utari shehe nyawe kuko nabonaga wirira inyama z'ibinure inyama byazo byo mu nda rwose umushehe bari bamutumize ko akunda ziriya nyama z'ingurube. shehe rwose tekana ukarabe mu ntoki nikomereza akazi ntabwo ibyo ngibyo ngiye bindeba.